Banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, turabasuhuje. Turi kwa gatanu tariki enye ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2021. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba, mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene Moramusanga. Inshuti muteze amatwi, tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda, cyane cyane ko uko kurebera no guceceka ari byo byagiye bituma igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete. Inshuti muduteze amatwi, iyo niyo mpamvu ituma dusaba abakunzi b'ikiganiro biza tubireba tugaceceka, by'umwihariko abanyarwanda muri rusange, kugerageza kwamagana ikibi cyari cyo cyose utitaye kugikora. Inshuti muduteze amatwi, uyu munsi tugarutse mu kiganiro n'ubundi tugira ngo tuvugane ku karengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda, ari nako dusaba abanyarwanda guhaguruka mu by'ukuri bakirwanaho bakirengera niba leta ntacyo ikoze ngo ihagarike uru rugomo rukomeza gukorerwa abaturage. Banyarwandakazi, ku munsi w'ejo twabagejejeho inkuru y'umusore wakubiswe n'umuyobozi akamukomeretsa bikomeye mu mutwe, kandi n'uyu munsi akaba akigaramiye iwe mu rugo. Urwego rwa RIB rwabigejejweho rukaba ntacyo rwabikozeho. Uwo musore akaba yarakubiswe n'umuyobozi ngo amuziza ko ari kubumba rukarakara hafi y'umuhanda. Ishyaka RPF riri ku butegetsi rivuga ko ngo ari ishyaka ryaciye akarengane, rivuga ko ngo ari ishyaka ngo ryaje rije kuba igisubizo ku banyarwanda. Nyamara mu by'ukuri kuva muri 1994 kugeza uyu munsi byitwa ko nta ntambara iri mu gihugu. Imiborogo ni yose mu gihugu, abantu barahohoterwa amanywa nijoro, abantu baramburwa imitungo yabo, abantu barakubitwa umunsi ku munsi, kandi ibyo byose bigakorwa cyangwa bikayoborwa n'inzego z'ubuyobozi. Ariko ni nayo mpamvu nyine tubwira abantu ngo aho kugira ngo umuntu akuzize ubusa, byibuze azakuzize icyo wakoze nawe, kubera yuko ntabwo umuntu ashobora kuza ngo akumene igihorihori. Uwo mutwe wawe niwo wakoreshaga, ntacyo uzongera kuwukoresha. Ubundi se kumwica birenze kumugira ikimuga kuriya ni nukuhe? Icyaba cyiza rero nuko niba leta ikomeje kugendera muri uwo murongo wo guhohotera abaturage, kuko twe turabyita leta, kuko inzego zibikora n'iza leta, abari ku isonga ry'igihugu rero, uhereye kuri Perezida wa Repubulika, abadepite, abasenateri, abaministre, mu gihe ntacyo bakoze ngo bahagarike ibyo bintu, abaturage bafite uburenganzira bwo kwirwanaho nta kabuza. Banyarwandakazi, ejo twababwiraga uwamenwe umutwe, nyamara uyu munsi tugarutse kubabwira uwamenwe ijisho n'umuyobozi. Inshuti muteze amatwi, iyi foto mureba imbere yanyu ni y'umusore witwa Twiringiyimana Aimable. Ni umusore uvuka mu murenge wa Nyamiyaga, akarere ka Kamonyi. Nkuko mubibona, uyu musore yamenwe ijisho. Amenwa ijisho n'umwe mu bayobozi b'aka karere. Banyarwandakazi, aya ni amakuru twumvise kuri TV1. Nyamara mu gihe twahamagaraga kuri TV1 tugira ngo tubabaze niba uyu muntu wakoze ibi bintu yarigeze ahanwa cyangwa yarakurikiranywe n'inzego z'ubugenzacyaha, bahisemo kwanga kwitaba iyi telefone. Ikigaragaza ko uyu muhungu yaguzwe nuko TV1 nawe ubwayo yahise ikuraho icyo kiganiro kuri chaîne yabo ya YouTube. Nyamara nubwo bayikuyeho, bibagiwe ko ibyo bintu bari babipostinze no kuri chaîne yabo ya Facebook. Ubu wajyaho muri kano kanya nabyo batari babikuraho, wabisangaho. Mu makuru twagerageje gukurikirana mu byo uyu musore yaba yarazize, mu by'ukuri nuko uyu musore yasanze umwe muri abo bayobozi tutabashije kumenya izina tukirimo gukurikirana, ari kumwe na daso y'akarere, bafashe umuturage bari basanze ahantu ku muhanda batangira kumukubita. Batangiye kumukubita, uyu musore aza kubabwira ati ese umuco w'inkoni uracyabaho mu Rwanda? Hari aho ubuyobozi bukemerewe gukoresha inkoni? Uyu muntu niba yakosheje mwamushyikirije RIB ikamubaza ibyo mumushinja. Icyakurikiyeho nuko uyu muyobozi wari uri kumwe na daso yahise abwira umudaso bari kumwe, aramubwira ngo kubita uwo mushenzi. Umudaso rero niwe wakubise uyu musore inkoni yari afite, ayimukubita mu jisho hagati, ijisho rirameneka, ariko amushumurijwe n'umwe
mu bayobozi b'akarere ka Kamonyi. Banyarwanda banyarwandakazi, dukomeje kwamagana ikibi, murabirebera mugaceceka. Ariko ndagira ngo nkubaze wowe ureba iyi video kano kanya, uyu nguyu abaye ari umwana wawe w'umusore ugeze muri kino kigero, umuntu akamumena ijisho nta cyaha yamukoreye, akamugira nk'uku nguku, wabasha kubiceceka? Umunsi byakugezeho uzabiceceka. Nibiba ku mwishywa wawe, cyangwa bikaba ku muvandimwe wawe, cyangwa bikaba kuri so wanyu, cyangwa bikaba ku wundi muntu uwo ari we wese wa hafi yawe, uzabiceceka. Mu makuru twamenye nuko uyu musore yagerageje kugeza ikirego cye kuri RIB, hanyuma uyu wari wabikoze ntawuzi ibyo RIB yavuganye n'akarere ka Kamonyi. Uyu wabikozaho kugira ngo abihanirwe, bamuvana ku karere bamwohereza kuri umwe mu mirenge y'akarere ka Kamonyi kujya gukorerayo. Ni ikikwereka ko ari umugambi uba uri mu buyobozi hafi ya bwose, gukingirana ikibaba. Bariba bagakingirana ikibaba, barica bagakingirana ikibaba, bagakomeretsa bagakingirana ikibaba. Banyarwanda banyarwandakazi, inshuti muduteza amatwi, nge ndababaza ikibazo kimwe. Iyo ureba umunyarwanda mugenzi wawe wari muzima arebesha amaso ye yombi, ashobora kugirwa gutya ijisho bakarimena, ukabirebera ukumva ari ibisanzwe, ukabirebera ukabona ntacyo bitwaye, mu mutwe mu buzima bwawe wumva ubitekereza neza? Iki gihugu hari intambara ikirimo ku buryo abantu bagira abandi gutya. Ababikoze se mu gihe cy'intambara bo ntibabihaniwe cyangwa n'ubu ntibabihaniwe? Ni gute umuntu akora ikintu nk'iki ngiki mu gihe cy'amahoro, mu gihe bavuga bati igihugu kiratekanye, mu gihe twirirwa tubeshywa ku maradiyo ko igihugu ngo gifite ubuyobozi bwiza, ngo kimakaje imiyoborere myiza? Umuntu agakora ikintu nk'iki ngiki, abaturage mukabireba mugaceceka, nyiri kubikorerwa akabigeza mu buyobozi bakabirebera bagaceceka, polisi gaceceka, RIB gaceceka, abadepite bakumva inkuru nk'ingi bagaceceka, abasenateri bakumva inkuru nk'ingi bagaceceka, abaministeri bakumva inkuru nk'ingi bagaceceka. Kandi mpamya 100% ko izi nkuru zigenda zikagera no muri presidence, nubwo hariho inkuru zinavuga ko muri iyi minsi hari ikibazo, ariko ibyo ntabwo ari byo tugiye kuvuga muri kano kanya. Shuti muduteza amatwi, ntabwo ari uguhamagarira abaturage kwigomeka ku buyobozi, kuko inzego zitwa ubuyobozi iyo zikorera neza abaturage. Icyo gihe rero umuturage ushatse no kwigomeka ku miyoborere myiza y'igihugu ashobora kubihanirwa. Ariko niba izitwa ko ari inzego z'ubuyobozi, izitwa ko ari zo zakagombye kuba zikemura ibibazo by'abaturage, zirimo kuba mena imitwe, zirimo kubakomeretsa muri ubu buryo, umuntu bakamumena ijisho yaravutse, ijisho ryari rizima ridakuwemo n'uburwayi, atari igiti runaka kimujombye ngo avuga ati nkoza accident ngo ku giti kirankomeretsa, ijisho rye rikamenwa n'umuntu witwa ko ari umuyobozi, nta mpamvu yo kugira ngo abaturage bakomeze barebere. Ndababwiza ukuri, niba umuntu ashobora kugira umwana wawe wibyariye gutya, uwo muntu kamwihorera ntabihanirwe, ntihagire urwego na rumwe rwa leta rubimubaza, nawe ubwawe ntumwihanire, ufite ikibazo mu mitekerereze. Ibintu ni bibiri: akoze icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, gihanwa n'amategeko. Kuki bikorwa n'umuturage usanzwe akabihanirwa, byakorwa n'umuyobozi ntabihanirwe? Akoze icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ibintu rero ni bibiri, agomba kubihanirwa n'inzego zibishinzwe, atabihanirwa wowe ubwawe nyir'umwana, nyir'umuvandimwe ukamwihanira. Utabikora, ubwo ni ikigaragaza ko ibyo ari byo bigukwiriye. Ibyo nibyo biba bigukwiriye. Ugize umwana wawe gutya, ugize umuvandimwe wawe gutya, ntugire icyo ukora, neje azagaruka arebe n'usigaye amuvuna ukuguru, neje ubundi yongera agaruke usigaye amuvuna ukuboko, kubera ko niko mwabyemeye, nibwo buryo mwahisemo. Abavuga rero ngo turabivuga ngo kubera yuko ngo tutari mu gihugu. Yes, niba ntari no mu gihugu, ariko imyaka nakibayemo sinigeze nemerera umuntu n'umwe kuba yampohotera muri ubu buryo, kimwe nuko nanjye ntawe nari guhohotera. Imyaka nakibayemo nta muntu nari kwemerera kumpohotera muri ubu buryo. Muje muri 10 mukamfata mukanzirika amaboko, mwankora icyo mushaka, muramutse mundenganya, igihe cyose narekurirwa uwo muntu wabikoze nabimwitura, mu gihe inzego z'ubuyobozi zitabimubajije. Ntabindi ikintu tubabwira ni kimwe, nuko amategeko agomba kubahirizwa kuri buri muntu wese.
umuturage ukosheje abihanirwe, umuyobozi ukosheje abihanirwe. Nta tegeko ribaho rihana umuturage gusa hanyuma ngo abayobozi bajye birirwa bahohotera abaturage bene aka kageni. Niba rero mwebwe mwumva wenda mubyemeye gutyo, ubwo ni mubyemere, bakomeze bamena amaso, bakomeze bamena ibihorihori. None abavuga ngo tubivugishwa nuko ngo tutari mu gihugu, batekereza ko abantu bose batabaye mu gihugu muri kuri iyi leta. Tukana yerererere ibi n'ibi ibyo muba muvuga nta kintu bitubwiye. Igifite icyo kitubwiye ni ubuzima bw'abaturage. Icyo tubakangurira ni ukumenya amategeko abarengera, leta itayubahiriza bo ubwabo bakirengera. Niko ibintu bimeze. Twiringiyimana Aimable yari muzima, nta cyaha yakoze, nta muntu yakubise. Yasanze abayobozi barimo bahohotera umuturage, arababaza ati uyu muntu muramuziza iki ko nta tegeko ribemerera gukubita umuturage gutya? Mwamushyikirije RIB aho kugira ngo bumve ibyo ababwiye baba bamumennye ijisho. Kuko Imana yamuremye n'ingingo ze zose, amaso ye yose ayafite, none umuntu amukuyemo ijisho. Agomba gukurikirana aba bayobozi, yaba umuyobozi w'akarere, yaba uwo mudaso bari kumwe, bagahanirwa icyaha bakoze, bakamuvuza, bakanamwishyura urugingo rwangijwe, nubwo bitamumara agahinda. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, abantu bari mu Rwanda bagomba gushira umuteto, Uzi ko umuntu bamukubita bakamumena ijisho nka gutya, aho kugira ngo akurikirane kugeza umwe wamugize gutya amuvuje, ugasanga atangiye gusaba abantu bari hanze y'u Rwanda cyangwa n'abavandimwe bari mu gihugu ngo ni mumpa amafaranga njye kwivuza. No, mu gihe umuntu yakugize gutya, mu gihe urwego rwa leta rwakugize gutya, ugomba guhaguruka ukajya mu itangazamakuru, ukajya mu miryango mpuzamahanga, ukajya kuri za ambasade, kugeza igihe wa muntu wakugize gutya akuvurije kandi abihaniwe. Wenda byananirana akaba ari bwo witabaza abandi bantu, ariko ntabwo umuntu azakumena ijisho gutya nurangiza ngo uceceke ngo ni umuyobozi, ngo nurangiza kuvuga ngo mfite umuvandimwe utuye Butare, mfite umuvandimwe utuye Rusizi, ngo ngiye kumusaba amafaranga, cyangwa mfite umuvandimwe uba muri Amerika ngiye kumusaba amafaranga. No, ibyo bintu ni ubutesi. Ntabwo umuntu ashobora kurinda ngana atya atari yamenya uburenganzira bwe. Ntabwo bishoboka, ibi bintu ntabwo byumvikana. Hanyuma abanyamakuru bagaragaza aya mafuti yose, barangiza bajya kubashaka ibintu byafasha uwo muntu mu kibazo cye, bakanga kwitabaza telefone. Ngaba abanyamakuru dufite, abo nibo bagambanira ba Cyuma, abo nibo bagambanira ba Niyonsenga Theoneste, aba nibo bagambanira ba Karasira Aimable. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti muteze amatwi, ntabwo u Rwanda ruzakomeza kubaho gutya. Ntabwo abanyarwanda bagomba gukomeza kwemera ibi bintu. Umunyarwanda agomba kumenya itegeko rimurengera, akamenya agaciro k'ubuzima bwe, nk'uko itegeko rimurinda, rimubuza kuba yahungabanya ubuzima bwa mugenzi we, akamenya ko nta n'ugomba kumuhungabanyiriza ubuzima. Kandi mu gihe hagize umuntu guhungabanyiriza ubuzima, inzego zibishinzwe zikamukurikirana, zitamukurikirana wowe ukamwikurikiranira. Nta bindi, fata ikibazo ukijyane mu bagikurikirana, niba atagikurikirana wowe ukikurikiranire. Nyuma y'uko ukigejejeyo ntibagikurikirane, bagakingira ikibaba wa undi wagikoze, kugeza aho ngaho uba ufite uburenganzira bwo kukikurikiranira. Kuko umwe wabigukoze nawe yambaye umubiri, nawe ava amaraso, nawe arababara. Ntabwo rero abanyarwanda bazakomeza kuba mu bintu nk'ibi ngibi ngo bakomeze babirebera. Cyokora abahitamo gukomeza kubirebera, abahitamo gukomeza kubiceceka, uwumva ko kumumena ijisho bikarangiriraho bikwiriye, ubwo nyine niyigumire gutyo. Ariko uwumva ko ubuzima bwe bufite agaciro kandi ko agomba kuburinda, ndakubwiye, mu gihe ikibazo cyawe umuntu azakugira gutya ukabigeza mu nzego zishinzwe guhana ibyaha nk'ibi, ntibabihane, nawe uzirengera. Ibi rero ntekereza yuko byose, byaba iby'abangaba bakubitwa bakamenwa imitwe, byaba iby'abangaba bakubitwa bakamenwa amaso, byaba iby'abangaba izi mpfu zikomeje kugenda zigaragara, abantu babyuka bagasanga imirambo hariya ngo umuntu yiyahuye, abimanitse mu biti, abapfiriye mu mazu yabo, ngo abapfiriye ku ma etaje. Ibi byose biri mu nshingano ya leta, kubungabunga ubuzima bw'abaturage n'imitungo yabo, byose biri mu maboko ya leta. Leta niyo ya mbere ifite inshingano yo kwerekana uburyo ibi bintu biba byakozwe. Ibi rero iyo tubivuze usanga abantu bavuga ngo nukubera ko ngo mutemera leta, mutumva ibintu kimwe n'undi, ni uburenganzira bwa buri muntu. Ibyo tuvuga rero nibyo tuba twerekana leta igomba gukosora. Banyarwanda, banyarwandakazi,
Shuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, turabashimiye, tubashimire ibitekerezo byanyu mukomeza kuduha. Tubasabe n'ubundi mukomeze mutwandikire kuri email yacu mporanepo@gmail.com. Mukomeze mukore commentaire ku biganiro tubagezaho kuri channel yacu ya YouTube. Tunabasabe kandi mukomeze musangize ibiganiro byacu bagenzi banyu. Ari nako mukomeza gukora subscribe cyangwa se sabone nkuko bivuga mu ndimi z'amahanga kugira ngo dukomeze twagure umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro. Turabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza.